بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقربوا الله سبحانه وتعالى ishimwe ikuzo bikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakari kosozereje n'umwana w'abahanuzi nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nabiwe n'abasangiranye ndori n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala twese yadushyira muri abo ngabo, Allahumma amin. Bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'amahirwe kuri nge ubabwira, akaba amahirwe kuri mwe mu byumva cyangwa se mu nyumva, haba mu bantu bicaye ahangaha cyangwa se mu bindi biremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo ari byo byose biri kutwumva, ni amahirwe kuri twebwe kuba Nyagasani yaraduhaye kuba mu bantu bagerwaho no kuba uko kwezi kwa Ramadan kugeze tukiriho, turi bazima, dushobora kugenda, dushobora no gusiba, dufite imbaraga zishobora kuba zakora ibikorwa byiza Allah subhanahu wa ta'ala yishimira muri kuno kwezi kwa Ramadan. Bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukwezi kwa Ramadan kurimo ibyiza byinshi. Ubusanzwe ibintu biba byiza abantu bakibitangira bagera hagati bakabirambirwa, ariko mu mwihariko wa Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala mu musozo wawo utundi kimwe cya kabiri cya Ramadan, mu gice cya nyuma cy'uku kwezi kwa Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala ibyiza akabikuba, ndetse hakabonekamo n'ibyiza byinshi nk'uko turi buze kubiganira mu nyigisho zacu zitari gufate iminota myinshi. Inyigisho zigendanye na Laylatul Qadr cyangwa se ijoro ry'igeno cyangwa se ijoro ry'ubugabe nk'uko abandi babyita. Bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, buri muntu akwiriye gushimira iyo neema, buri muntu akwiriye gushimira iyo neema n'izo ngabire za Allah subhanahu wa ta'ala kuba ari muzima muri uyu mwaka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushoboza no kuzagera mu mwaka utaha, ndetse ni Ramadan tukayirangiza, niba utaha tukazayisiba, kugira ngo tuzarebe nimba tuzazurwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala dufite impamvu ihagije, twiteganyirije kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikintu cya mbere tuganiraho kuri rino joro ry'ubugabe bwa Allah subhanahu wa ta'ala, turaganira ku byiza by'iri joro, tuganire ku bikorwa umuntu akora muri iri joro rya Laylatul Qadr, tunaganire ku gihe cy'iyi Laylatul Qadr, igihe cyaryo ni ikihe, itangira ryari, irangira ryari, iba ryari, iba mu yihe minsi, bimeze bite? Ibi nibyo tugiye kuganiraho mu kiganiro cyacu inshallah kigufi. يقول الله جل وعلا الله سبحانه وتعالى في آية القدر مري أيضا كم بسورة القدر الله سبحانه وتعالى رجلتي إنا أنزلناه في ليلة القدر. تتنجري كل شيء جتاو جهامباي جتاو تاع القرآن جتاو تشروتي من جتاو بجوس جابا هو كيسي nta gitabo n'iki na kimwe mu bitabo Allah subhanahu wa ta'ala yigeze yohereza kiza kurusha igitabo cya Qur'an, nk'uko nta numwe n'imwe nziza yigeze ibaho kurusha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, li'annahu sayyidul mursalin wal anbiya. Kubera ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam niwe mutware w'intumwa n'abahanuzi. Rero nasaba biranakwiye kari nayo igira igitabo cyiza kurusha izindi ntumwa zose, aricyo Qur'an. Dutangiriye ubwo Allah subhanahu wa ta'ala yamanuraga Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala yarebye ibihe byose abona igihe cyiza cyo kumanuramo iyi Qur'an ari igihe cy'ijoro ry'igeno, ijoro rya Laylatul Qadr riboneka mu minsi turi buze kugaragaza. Allah subhanahu wa ta'ala aragira ati, mu by'ukuri twamanuye iyi Qur'an ntagatifu mu ijoro rya Laylatul Qadr. Muri rino joro rya Laylatul Qadr bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala agenamo ibintu byose bizaba ku mwaka, agenamo ibintu byose bizaba mu gihe cy'uyu mwaka, umwaka uhereye kuri Ramadan kuzageza ku yindi Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala agenamo ibintu byose bizaba. يقول الله جل وعلا الله سبحانه وتعالى في آية الدخان من سورة الدخان كان يقول الله سبحانه وتعالى رجلت فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا
inna kunna mursilin. Allah subhanahu wa ta'ala ati mu by'ukuri fiha yufrahu, muri rino joro Allah subhanahu wa ta'ala nihagena ibikorwa by'umwaka, akabigena abikoranye ubuhanga bukomeye n'ubushishozi. Ibikorwa Allah subhanahu wa ta'ala nibizaba muri uwo mwaka bigena muri iryo joro ibihe bintu bizaba, abazavuka, riziki tuzabona, abazazibura, abazagura amazu, abazagura amamodoka, abazapfa, abazavuka, ibyo byose Allah subhanahu wa ta'ala bigena muri iryo joro. وفي تلك الليلة يقدر الله سبحانه مقادير الخلائق على مدار العام. الله سبحانه وتعالى agenamo ibintu byose bizaba ku bagaragu be, amageno n'ibindi byose mu byo twavuze. ikindi bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu subhanahu wa ta'ala fi ayati ad-dukhan. Allah muri ayiboneka muri surati ad-dukhan aya gatatu, Allah subhanahu wa ta'ala yati inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Mu by'ukuri Qur'ani twayimanuye mu ijoro ryuje imigisha. Iryo joro ryuje imigisha nta rindi ni iryo joro tugiye kwigaho, ijoro rya Laylatul Qadr, ijoro ry'ubugabe. Al-ibadatu fiha tafdulu al-ibada fi alfi shahrin. Ibada bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, ibada iyo ari yose umuntu yakora muri rino joro iruta indi ibada umuntu yakora mu yandi majoro cyangwa mu yindi minsi, irabiruta inshuro zikubye amezi igihumbi. Alfi shahr, ukuvuga ngo usomyemo Qur'ani wasoma kuri uyu munsi, cyangwa se wasoma muri kwezi kwa Rajab, cyangwa se wasoma mu kwezi kwa mbere ugasomamo Qur'ani ijuzu rimwe, undi akaza agasoma ijuzu rimwe muri rya joro rya Laylatul Qadr, agize amahirwe agasoma ijuzu rimwe, no kuvuga ngo aruta wa wundi amezi igihumbi, aruta wa wundi amezi igihumbi. Aya mezi igihumbi bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, abantu bazi imibare, amezi igihumbi baratubwira bati n'amezi 80 n'imyaka 83 n'amezi atatu. Ukuvuga ngo imyaka 83 n'amezi atatu uri murasoma Qur'an. Allah kwandikira mu gitabo cyawe kumaze imyaka 83 n'amezi atatu uri murasoma Qur'an. Menya mutumva uburemere bw'ibyo bintu, cyangwa se uri murasara. Ntabwo ari imyaka 83 gusa, reka dukube imyaka 83. Hano hari abasaza bicaye hari inyuma bashobora kuba basibye Ramadani 30. Fata imyaka 83 kube imyaka 30. Imibare yanjye ntabwo ari myiza cyane, reka tukube 10 nibyo byoroshye. 83 ukuba imyaka 10 ni imyaka ingahe? Magana 830. Imyaka 830 urimo urakora ibada, urimo urakora ibada. Akana agaciro k'iri joro bagaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ntararenga ahangaha ndabibutsa ko ubu ari ubudasa, ubu ni ubudasa bw'idini ry'Ubuislamu, ni ubudasa bw'idini ry'Ubuislamu, kubera ko ibadallah muri Islam hari umma zabayeho mbere yacu. Ntabwo ari twebwe bantu ba mbere babayeho, hari ababayeho mbere yacu. No kuvuga ngo hari abantu Allah subhanahu wa ta'ala yahaye kubaho mu bihe twebwe tutabayemo mu myaka myinshi mbere yacu, myinshi. Allah subhanahu wa ta'ala baha byinshi birenze ibyacu. Muri byo bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala bari bafite imyaka myinshi, bari bafite imyaka myinshi cyane yo kubaho, bafite imbaraga kuturusha, bafite imbaraga kuturusha, baturusha uburebure. Ibi ngibi bigashimangirwa n'imvugo ya Allah subhanahu wa ta'ala iboneka muri surati al-Ankabut, aho Allah subhanahu wa ta'ala agira ati falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama. Allah subhanahu wa ta'ala yaratubwira intumwa Nuh alayhi salatu wassalam, yaratubwiye ati yabwirije abantu be abamaramo imyaka igihumbi uretse imyaka 50, imyaka igihumbi uretse imyaka 50, no kuvuga ngo imyaka 950 yamaze yigisha abantu be. Ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala tubwiye imyaka yari afite, niyo yigishaga abantu be, yabamazemo abigisha. No kuvuga ngo umuntu yashoboraga kugira imyaka igihumbi akanayirenza,
ariko twebwe muri ummati Muhammad inwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aravuga ati a'maru ummati ma bayna 60 wa 70 imyaka cyangwa se igihe cyo kubaho cy'abayoboke banjye ummati Muhammad aribo twebwe sallallahu alaihi wasallam kiri hagati y'imyaka ma bayna 60 wa 70 hagati y'imyaka 60 n'imyaka 70 wa qalilun man yujawizu dhalika ni nabakeya cyane bashobora kuzarenza iyo myaka ariko kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo ahuguza yarazi ko azadushyira mu gihe muri umma ingana itya ibo ifite igihe kingana gitya ndi kubonamo hano ababyeyi bacu bashaje baturuta bashesha kanguhe batubyaye imyaka myinshi bafite nta urenze imyaka 100 na umuntu yagize imyaka 120 muri umma bashaje cyane mu gihe umma zatubanjirije umuntu yagiraga imyaka ingahe igihumbi nkuko twabibonye Allah subhanahu wa ta'ala bishimangira ku gihe cya Nuh alayhi salatu wassalam ibyo rero byatumye Allah subhanahu wa ta'ala adushyiriraho ibikorwa byiza adushyiraho amajoro ya Laylatul Qadr n'ibindi bihe byiza umuntu ashobora gukoramo ibyiza bikikuba twabaze ya mibare dukubye dusanga umuntu imyaka 10 yonyine abashije guhuza n'iryo joro rya Laylatul Qadr ashobora kunganya na wa muntu wabaye imyaka igihumbi ku gihe cyane akora ibada murumva ko Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo ahuguza bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala uko Imana yahaga abantu bahari igihe kinini cyo kuba hari nako yabahagi ni nako bari bafite imbaraga z'umubiri ko tubwirwa ko Adam alayhi salatu wassalam kama fi sahih Bukhari na Muslim uko mu gitabo cya Bukhari na Muslim Adam alayhi salatu wassalam yari afite dhiraa 60 dhiraa 60 bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala ni igipimo cyo kuva ku rutoki rw'agahera kuza kugera mu nkokora icyo nicyo gipimo cyagera no kuvuga ngo yari afite kuva aha kugera aha ngaha 60 ubwo muri ubu buryo yareshya yari muremure cyane hadithi katubwira iti nyuma ya Adam abantu bakomeje kumanuka kugeza na n'ubu mwemana bitugeraga ku gihe cyabo n'abantu bareshya ku gihe kimwe Imana uko bareshyaga siko natwe tureshya uko umuntu areshya nuko angana mu mubiri ni nazo mbaraga bafite zo gukora ibada twebwe dufite imbaraga nkeya ndetse tunafite igihe gito cyo kubaho ariko Allah subhanahu wa ta'ala aduhaye ibingibi bizadufasha gukora ibada bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala twihuse ibyo umuntu akwiriye gukora muri rino joro umuntu muri rino joro akwiriye gukora ibikorwa byiza bitandukanye harimo gukora ibihagararo by'ijoro cyane gukora ibihagararo by'ijoro cyane mu majoro ya Laylatul Qadr umuntu akwiriye gukora mu bihagararo by'ijoro cyane يقول صلوات الله وسلامه عليه الإمام محمد صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن أبي هريرة رضي الله عنه نوكو يبونك مجتوى بخاري ومسلم الإمام الرغيتي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن زاوى شبكور جهجر نيجر رجال ليلة القدر أبدي يمر برجو يمر الله سبحانه وتعالى يمر وهم بارك أن يمر إنغورانو zuko azazibona kwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko zikorera Allah subhanahu wa ta'ala gusa anevera ibyiza by'iryo joro uyu nguyu azababarirwa ibyaha bye byose yakoze byabanje nanone bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala ibyo umuntu akwiriye gukora mu majoro ya Laylatul Qadr umuntu akwiriye gukora mu i'tikaf Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubwiye ko Laylatul Qadr iboneka mu majoro 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan amajoro 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan ubyo umuntu akwiriye gukora muri ayo majoro 10 y'ukwezi kwa Ramadan umuntu akwiriye gukora muri i'tikaf no gukora umwiherero gukora umwiherero wowe hagati na nyagasani yawe ubikoze kubera Allah subhanahu wa ta'ala umwiherero hagati yawe na Allah subhanahu wa ta'ala ukabikora kubera Allah subhanahu wa ta'ala ukora umwiherero mu musigiti ntugukorere ahandi hatari mu musigiti umwiherero ukawukorera mu musigiti bikaguha kubasha gukora ibada no kutivanga n'ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala cyane no kwicarana nafsi yawe uyiganiriza kubyo igomba gutekereza no kuho irimo iragana kubera ko umunsi uvaho undi ugatambuka nuko niko umuntu agenda yegera igihe cye ndetse no umuntu agenda yegera kwa Allah subhanahu wa ta'ala nanone ibadallah ibindi bintu bikwiriye gukorwa muri aya majoro
ya Laylatul Qadr umuntu akwiriye gukoramo ubusabe cyane, umuntu akwiriye gusabamo Allah subhanahu wa ta'ala cyane. Allah subhanahu wa ta'ala bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akunda umugaragu umusaba muri ibada. Allah subhanahu wa ta'ala akundamo kuba umuntu yamusaba. Abantu umuntu yumusaba cyane ntabwo abyishimira, ariko aho atandukanira na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah wakunda umuntu umusaba cyane, wa wundi umusaba buri kanya n'akantu gato yabona ko Allah subhanahu wa ta'ala adakwiriye kumuha akagasaba. Nuko wabuze umunyu mu rugo ukawusaba Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo usabe ibiremwa, ibi Allah subhanahu wa ta'ala arabyishimira. Mu majoro ya Laylatul Qadr dukwiriye gusaba Allah subhanahu wa ta'ala cyane mu kuri ibada ikomeye. Aisha radiyallahu anha mu busabe bwinshi bwose bubaho, Aisha radiyallahu anha umugore w'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabashije n'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ati ya Rasulullah, ye n'Imana ara'aita urabibona ute in alimtu, ndamutse mbimenye yuko nahuye n'ijoro ry'ubugabe, n'ijoro ry'igeno, rya joro twavuze ritamezi igihumbi, nakoramo iki? Nubuhe busabe nakoresha? Mwimana imugaragariza ubusabe agomba gukora. Ubusabe bwinshi bwose Mwimana yarize, ubusabe bwose Mwimana yasabaga bwiza cyane, yamutoreyemo ubusabe bumwe. Yaramubwira ati ugihugu uti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Mana nyagasani uri umunyemuhwe, ukunda abakwicuzaho, ukunda abagusaba imbabazi, nyagasani mbabarira, nyagasani ndagusabye ngo mbabarire. Kubera iki bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala Mwimana yamwigishije dua, nukubera ko bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala iyisiye Allah subhanahu wa ta'ala uramutubuzemo buri kimwe cyose, ukaburamo ibyiza tubona, ukabura ababyeyi bakubyaye, ukayiburiramo buri kimwe, ukaba umukene umutindinya kujya, ariko ugakuramo gusa impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala no kubabarirwa ibyaha byawe na Allah subhanahu wa ta'ala, ntacyo waba wabuze. Ikindi bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, waqtu Laylatul Qadr, igihe cya Laylatul Qadr n'ibimenyetso byacyo. Waqtu Laylatul Qadr, Laylatul Qadr iboneka mu minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan, nk'uko abamenyi bose babyemeranyijwe. Nanone abamenyi bakavuga yuko iboneka mu minsi y'ibiharwe mu kwezi, mu minsi y'ibiharwe mu minsi 10 ya nyuma ya Ramadan. Ni ukuvuga ngo umunsi wa 21, 23, 25, 27, 29 nibwo Laylatul Qadr ya joro dukwiriye kurishaka. Ariko nanone bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, abamenyi bakadushishikariza gushaka iri joro rya Laylatul Qadr dukora ibihagararo muri iyi minsi 10 yose, kubera yuko ntabwo Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yigeze itubwira ngo muri uyu munsi, muri iyi minsi yawe niwo munsi uzazamo Laylatul Qadr. Rero dushishikarizwa gushaka iri joro ry'igeno muri iyi minsi yose 10, nta n'umunsi dukuyemo tutarebye kubiharwe, kubera ko byose ni byiza biteganyiriza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umaze umwaka, hari n'abantu bamara umwaka badasayida qiyamul layl, badakoze tahajjud nimwe, ntabwo iyi minsi 10 ya nyuma byibuza ikwiriye kugucika. Niba ucitse intege zigacika burundu ukumva si ushoboye iyi minsi 10, byibuza gerageza ibiharwe, nuko Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yiti taharru Laylatul Qadr al-witr min al-ashri al-awakhir fi Ramadan, mushaki ijoro rya Laylatul Qadr mu mizi 10, mu biharwe by'iminsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan. Bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, hal Laylatul Qadr tantaqilu am hiya thabita? Turavuga ku kindi kintu none gikomeye ku bantu basari amajoro y'ibiharwe gusa, kubera ubunebwe bwasaze benshi mu bantu. Ese iri joro rya Laylatul Qadr riba ku munsi wa 27 nk'uko benshi ari wo munsi usanga abantu imisigiti yuzuye n'abari baryamye babyuka, cyangwa iri joro riri mu kaburi mwaka, hari ubwo rishobora kuja ku joro rya 21 cyangwa rya 23 mwaka wundi, cyangwa se uwabanje rikaba ryaraje ku 29. Igisubizo nuko iri joro bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala ririmuka, ntabwo riza mu ijoro rimwe imyaka yose, ririmuka nk'uko bigaragazwa na hadithi z'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imana yagaragaje yuko yeretswe Laylatul Qadr, yerekwa irimo irasujudu mu gitaka kivanze n'amazi, ukuvuga ngo mu cyondo. Imana yeretswe ijoro rya Laylatul Qadr yerekwa iri kubama mu gitaka. Hanyuma kuri uwo munsi Imana
yarasaye isari ijoro rya Lailatul Qadr imaze kubisari mu gitondo isujuda mu cyondo kubera ko umusigiti w'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wari umeze nk'imisigiti yacu wari ubakishijwe igisenge cyawo cyari ibintu by'itende iyo imvura yagwaga yarinjiraga ikagera mu musigiti w'Imana nta matapi yari arimo basariraga ku misenyi w'Imana rero imvura yaraguye kuri icyo gihe isujudu cyangwa se yubama mu gitaka cyangwa se yubama mu cyondo abamenye bakatubwira ko umunsi wari ku munsi wa 21 wari ku munsi wa 21 izindi hadithi zikagaragaza ko wari ku munsi wa 23 kubw'iyo mpamvu tugahita dushimangira ko iri joro ryimuka ritari ku munsi umwe nanone bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala turagaragaza ikimenyetso cya Lailatul Qadr kimwe nkuko bigaragara muri hadithi y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubundi duhite dusoza min alamati Lailatul Qadr anna ash-shamsa تطلع في صبيحتها صافية ليس لها شعاع حديث الإمام محمد صلى الله عليه وسلم يقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها igitondo cy'ijoro rya Lailatul Qadr izuba iyo rirashe rirasa nta mirasire rifite no kuvuga ngo rirasa ryerurutse ridafite imirasire icyo ni ikimenyetso kiri sahih kiboneka mu bitabo bya Bukhari na Muslim cy'impamo icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko iryo joro Lailatul Qadr yatambutsemo nkuko mubona ukwezi kutagira imirasire ni nako izuba rirasa ridafite umurasire n'umwe ni byinshi byavuga kuri Lailatul Qadr bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala wa la'alla fi hadhihi kifaya والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.